Ukwezi kwa 11 ariko bita Ugushyingo. Abantu bavutse mu kwezi kwa 11 mu buzima bwabo nta matiku bakunze kugira. Baharanira iterambere cyane, bagakunda ibintu biciye mu mucyo, aho mu rukundo bashobora gukora buri kimwe cyose cyane cyane icyerekeranye n'amafaranga, ngo nibarangiza bashimisha umukunzi wabo. Ntabwo bazi neza gufata umwanzuro ku buryo ikinafashe uwo mwanzuro nonaha mu kandi kanya ashobora kugindura abantu bakumirwa. Ni abantu bagira amarangamutima cyane, bayoborwa n'ibonetse byose, bagira ibitekerezo byinshi ariko byose bigamije uko batera imbere, gusa ugasanga bataguma ku kintu kimwe kuko bahinduka kenshi nk'uko twabibonye. Abantu bavutse mu kwezi kwa 11 n'abantu bashobora kugira amahane atunguranye, bagakunda kwita ku miryango yabo ariko kandi iyo babonye ikintu kibatera kutawufasha bikaba bishobora kubatera kwibagirwa. Umva yuko ibyo bakora byagenda uko bashaka buri gihe, ariko kandi babona umuntu bahindura nabwo rwose bagahinduka nkaho nta gitekerezo runaka bari bafite mu buzima. Ni ibiki bibi rero bishobora kuranga abantu bavutse muri uko kwezi, kimwe n'abantu bavutse mu kwezi kwa 7, abantu bavutse mu kwezi kwa 11 bazi kwijijisha cyane, ntabwo bazi gufata umwanzuro aho bishobora no kuba byagira mu rukundo, ari nabyo kenshi bikunze kubatera guhomba. Ntabwo bazi gufata abantu b'ingirakamaro mu buzima bwabo, aho bakunze gutwarwa n'ibihe by'ako kanya, maze bigatuma bashobora kwibagirwa iby'ingenzi. Ni abantu bizi mu buryo bwiza gusa kuko bitajye byora yuko wamwumvisha ikosa yakoze, uko yumva yuko aho urakora ibintu byose neza. Bazi guhisha ikibi kibariho kandi bakanga umuntu wabasebya, ibyo rero bikaba bikunze gutuma bagirana amatiku n'umuntu wese ushobora kubavuga. Rimwe na rimwe abantu bavutse muri uko kwezi kwa 11 bashobora guhangana cyane cyane mu bijyanye no gutera imbere, ku buryo ikintu mugenzi we yagezeho ari ikintu nawe agomba kugeraho byakwanga byakunda. Ni ibintu bigoranye cyane kuba wamenya ndetse ukanabona neza ikintu wifuza mu rukundo, kuko usanga icyo wakundiye runaka gitandukanye n'icyo wakundiye uriya wundi. Uri umuntu ukunda gukora ibintu mu buryo bwawe wenyine, akaba ari nayo mpamvu icyo benshi babona nk'ikidashoboka nko kuba watwara umukunzi w'abandi cyangwa se kujya mu rukundo n'umuntu ufite abandi. Bingibi rwose ushobora kubikora nta na kimwe wikanga. Uri umuntu ukunze gushaka kwiyerekana nk'indayimuka, gusa kenshi bijya byanga kubera ko uburyo ukunda ubwawe nawe ntabwo ubasha kubusobanura. Uri umuntu ukeneye kwitwararika cyane mu rukundo kuko uburyo wigaragaza kenshi bikunze gutera uwo mukunda n'ubwoba, akaba yatinya rero kuba yagufataho umwanzuro w'ubuziraherezo. Ukwiye kandi kwiga kugenga amarangamutima yawe kuko nabyo ari ibintu bikunze kugora umukunzi wawe kumenya mood cyangwa se uburyo urimo ngo narangiza aribwo agenderaho. Iyo rero ubashije kwitwara neza mu rukundo rwose uvamo umukunzi mwiza cyane, kuko usanga nta muntu n'umwe ujya upfa kukwanga, buri wese ahora kwifuza kandi akugaragariza urukumbuzi. Inama kuri wowe rero niba waravutse muri kuno kwezi kwa 11, iya mbere iga gutwara ibintu gahoro gahoro kandi wumve yuko mu buzima bwawe ushobora kwibeshya. Gerageza kumva inama z'abakugaya kuko wari ushaka kumva ibyiza byonyine, nyamara ibi ngibi nibyo ukeneye ngo ubashe guhinduka. Ihangana ryawe na bagenzi bawe naryo rishobora kugutera ubukene, rikaba ryanagutandukanya n'inshuti kandi nta rundi rwango wari ufite mu buzima. Zikaba ari zimwe mu z'ingenzi zizagufasha gutera imbere hamwe no kwitwara neza mu buzima bwawe.